bakunze umukiza gospel ndabashuhuje. Ugushikamishije umutima uzamurinda abamahoro masa kuko akwiringiye. Ayo ni amagambo dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 26 kuva ku murongo wa 3. Haleluya. Ugushikamishije umutima uzamurinda abamahoro masa kuko akwiringiye. Ninde uzarinda ushikamishije umutima ku Mana? Haleluya. Ushikamishije umutima ku Mana, Imana yonyine ubwayo ni izamwirindira abamahoro masa kubera ko ayiringiye. Haleluya. Imana ishimwe. Gushikamisha umutima ku Mana ni iki? Gushikama ku kintu nuko kigumaho, byaba ngombwa ukakigundira. Haleluya. Ukakigundira kugira ngo kitagucika. Imana ishimwe. Abantu rero bagumye kuwiteka bakamugundira kugira ngo atabacika. Haleluya. N'umutima wabo wose Uwiteka azabarinda baba amahoro masa kuko bamwiringiye. Imana ishimwe. Aya ni amagambo y'ubuhanuzi. Haleluya. Amagambo y'ubuhanuzi yaciye mu kanwa ka Yesaya. Haleluya. Atanga ibyiringiro. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo abiringiye Uwiteka Imana bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka. Ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Haleluya. Rero reka mbabwire bene data, gushikamisha umutima ku Uwiteka ni byiza, kuko ushikamishije umutima ku Uwiteka ahora yiringira Imana. Ushikamishije umutima ku Uwiteka naho ibyago byaza yiringira Imana. Haleluya. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Umuntu ushikamishije umutima ku Uwiteka, imibabaro iraza akihangana, ibyishimo biraza akaguma ku Uwiteka. Imana ishimwe. Mu muyaga w'ishuheri agundira Uwiteka. Haleluya. Nta kimutera ubwoba. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Ushikamishije umutima ku Mana, Uwiteka ntazamwirengagiza. Ushikamishije umutima ku Mana, no mu zuba zera imbuto. Ushikamishije umutima ku Mana, haleluya, azahora atoshye kuko ibyiringiro bituruka ku Mwami Imana bizaba biri kumwe nawe. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Umuntu ushikamisha umutima ku Uwiteka, haleluya, azahahira aho abandi baburiye. Umuntu ushikamishije umutima ku Uwiteka azarya igihe abandi babibuze. Imana ishimwe cyane. Kandi naho atabibona wazagumya yiringira Imana yuko Imana izagira ikimukorera. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Aya magambo ni amagambo meza aryoshye. Haleluya. Aya magambo anyibukije igihe kimwe. Haleluya. Njyewe nari umusore, mu busore bwanjye nari maze imyaka igera hafi muri 40 narenga ntarashaka, ariko nkajya ngerageza bikanga. Ariko igihe kimwe, haleluya, Imana irabikora. Haleluya. Nakomeze gushikamisha umutima ku Uwiteka vuga ngo Imana umunsi umwe, haleluya, izabikora. Mwene data, komeza ushikamisha umutima ku Uwiteka, na biriya ubona byakunaniye n'isaha ya itaragera, komeza uyiringire, izamanuka igutabare mu izina rya Yesu Kristo. Icyo gihe nanjye numvaga pe ibyanyihebesha byari bihari byinshi, ariko haleluya, igihe kimwe, haleluya, niringira Imana, ndavuga ngo ngiye gukora ubukwe mu izina rya Yesu. Haleluya. Nuko ubukwe ndabutegura, nta mafaranga mfite, niringira Imana,
abandi bakavuga bati uyu musore ugiye gukora ubukwe nta mafaranga afite, ubukwe yabwihoreye akabuvamo. Ariko ndababwira nti bene data, njyewe ntabwo naba natangiye urugamba rwo kurwana kugira ngo haleluya nkora ubukwe. Buriya bene data, Satani yanga ubukwe cyane, Satani yanga ubukwe cyane akaburwanya kugira ngo ubukore rero nugushikamisha umutima kwa Yesu, Yesu akimanukira akakurwanirira. Icyo gihe nanjye nashikamisha umutima kuri Yesu. Abantu ndababwira ngo ntago naba nagiye mu rugamba, ngo urugamba nirutangira ngo nindagira ngo nsune mbireke nduvemo, aho ngaho rwose naba nkoze amakosa. Imana yonyine ndayiringiye, izabana nanjye, izampa amafaranga nkora ubukwe mu izina rya Yesu. Haleluya. Icyo gihe nanjye uko bambwiraga ngo ubukwe sinzabushobora, nanjye niko narushagaho kugenda nkibeta, nkapfukama, nkegera umwami Yesu. Umwami Yesu akambwira ngo humura mwana wanjye, ndi kumwe nawe. Haleluya. Nawe rero humure, niba ushikamishije umutima kuri Yesu, Imana izabana nawe. Haleluya. Imana ishimwe. Haleluya. Noneho ubukwe nanjye nageraho nashyira mu bwenge bwa kimuntu, nkabona hari bigoye bitanashoboka, ariko nkakomeza kwiringira umwami Yesu, nkavuga ngo umwami Yesu azabikora ndabizi. Haleluya. Ariko igihe kimwe ndajya gusenga, Imana irambwira ngo humura. Hari nko kuwa kabiri, ubukwe buzaba kuwa gatandatu. Imana irambwira ngo humura, mu minsi 2 nguhaye amafaranga. Haleluya. Nanjye ndagenda ndiringira. Iminsi 2 ishize ngira ngo kuko amafaranga ndi buyabone, ariko ngira ngo uwo munsi, ku munsi wa kabiri, nabonye amafaranga gusa yo kugura certificat de mariage yonyine. Ariko iminsi buri Imana uko ivuga kuratangaje bene data. Amafaranga natangiye kuyabona kuwa 5 no kuwa 6, mu minsi 2 gusa. Ubwo no kuvuga ngo ubukwe bwagomba kuba kuwa 6, kuwa 5 no kuwa 6 nibwo nabonye amafaranga. Haleluya. Haleluya. Imana ikoresha abantu nzi nabo ntazi. Haleluya. Abantu bose mbese twabaga turi kumwe, abo ngabo bonse Imana yakoresheje. Imana yakoresheje abandi bantu ntakeka. Haleluya. Ku munsi w'ubukwe nabonye amafaranga, mbere y'ubukwe nabonye amafaranga, abantu barampamagara barantwerera. Haleluya. Imana irigaragaza. Haleluya. Ndetse n'ibyo kunywa ntabyo nari mfite. Umuntu arampamagara ati ntugire ikibazo, mu bukwe bwawe nge nzazana imodoka yikoreye amafanta ndetse n'amazi yo kunywa. Haleluya. Imana ishimwe. Ibintu byose Imana bigenza neza, Imana irigaragaza, Imana iritamurura. Bene data reka mbabwire. Haleluya. Wiringira Uwiteka n'umutima wawe wose. Haleluya. Nabiriya byakunaniye, Imana ibifitiye igisubizo. Haleluya. Wowe icyo igusaba ni ukuyizera, ukayiringira. Haleluya. Nayo izagukorera imirimo. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Reka mbabwire, kwiringira ni iki? Haleluya. Kwiringira bimeze nka ya nyoni. Ni inyoni igihe cy'umuyaga cyaraje, kandi iri hejuru y'inyanja. Igihe cy'umuyaga kiraza, imiraba iraza, nuko iyo nyoni iragenda ifata ku ishami ry'igiti, nuko umuyaga urahuha, irakomeza irafata mpaka umuyaga wose ushize, inyoni igifashe kuri cya giti, kuri ka gati. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Uko rero niko abizera Yesu, haleluya, bakomeza kumugundira, kuko batamufite nta kintu baba bafite, kandi iyo bafite Yesu ntago bifuza undi murengezi. Imana ishimwe cyane. Ninde wakurengera mwene data? Mu bibazo ufite ninde wakurengera? Mu ntambara ufite ninde wakurengera? Haleluya. Ndetse no mu byishimo ufite ni ukubera Yesu. Haleluya. Yesu atariho ibyo byishimo ntago wabigira. Uyu munsi wa none rero
ndakurarikira mwene data guhindukira, haleluya, ukongera ukareba ibyo umwami Yesu yagukoreye, ukongera ukareba uburyo umwami Yesu agukunda. Icyagihe wari urwaye, cyagihe wari ufite ibibazo, ariko umwami Yesu Kristo ntiyakwirengagiza. None uyu munsi urahumeka, none uyu munsi, haleluya, ufite ubuzima. Umwami Yesu uyu munsi wa none aragusaba, haleluya, aragusaba ngo nyiringira. Uyu munsi wa none umwami Yesu ashaka kumwiringira, hanyuma akakuyobora, haleluya. Erega tudafite umwami Yesu nukuri nta byiringiro by'ubuzima, tudafite umwami Yesu ntaho twagera. Ariko umwami Yesu aratwihanganira agamije kugira ngo ahari twakongera tugatekereza, tukibuka imirimo ye, hanyuma tukamuhindukirira. Erega aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura, haleluya. Umwami Yesu ni umugwaneza kandi aroroheje mu mutima. Ngwino umusange akugirira ibambe. Uyu munsi wa none akubabarire ibyaha n'ibicumuro bikuriho. Uyu munsi wa none aguhindurire amateka. Uyu munsi wa none, haleluya, Yesu ni umwami wacu. Yesu arakiranuka, haleluya, niwe wo kwiringirwa, kuko wamwiringiye ntazigera akorwa n'isoni, haleluya. Mwene data, sinarangiza ntakubwiye ngo hindukirira umwami Yesu. Erega umwami Yesu aragukunda kandi yifuza kubana nawe, yifuza kukugirira neza, haleluya, yifuza kukubera umwami n'umukiza, haleluya. Uyu munsi wa none hindukira, uve mu bibi wari urimo, ahubwo wizera umwami Yesu. Yesu arakugirira ibambe, haleluya. None rero tugiye kuvuga aya magambo, hanyuma niba wizeye umwami Yesu, niba wizeye umwami Yesu, usubire muri aya magambo. Vuga uti, umwami Yesu, uyu munsi wa none numvishe ubutumwa bwiza, none bunteye guhindukira, nkava mu bibi narindimo, nkava mu byaha narindimo, nkava mu mirimo ya kamere, nkava mu mirimo y'umwanzi Satani. Uyu munsi wa none nanze umwanzi Satani ku mugaragaro, ahubwo mpindukiriye wowe Yesu. None Yesu, ngwino uture mu mutima wanjye, wiboneremo aho kuba, haleluya. Uyu munsi umvane mu gitabo cy'abarimbuka, unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Ibyo ngibyo mbigusabye mu izina rya Yesu, amen. Shalom shalom, Imana ibahe umugisha, amen. Wowe wumvise iyi video, kora subscribe kandi uyisangize n'abandi, ushyireho na comment, ugira icyo wabivugaho. Imana iguha umugisha.